mwongeye kwirirwa abakunzi bacu mbere ko dutangira banza urebe iyi video zanjye bazihakinze zose uko ari enye. Nkuko mubyumvishe muri iyi video wo bita Killerman ari gutangaza ko channel ziwe zibwe niko byari bimeze mu minsi yashize. Channel za Killerman zose zaje kuba zakibwa ndetse kandi zitangira gukurwa kuri YouTube. Izo channel zose za Killerman zibwe hariyo bita Killerman Empire, hakaza yo bita Big Mind Empire ndetse niyo bita The Kingdom n'izindi nyinshi zishamikiye kuri email yiwe zigiye zitandukanye. Ibi ngibi rero muri kano kanya tugiye kwibaza tuti ese kweri ibi byabaye ese niye mpamvu ituma channel zibwa biterwa n'iki? Mbere yuko dutangira kuri iyo ngingo ndagira ngo ubanze witegereze amafoto cyangwa se abantu bari mu ifoto muri kona muri screen. Aba bombi uko ari batatu bose mu minsi yashize bahuye n'ibibazo by'amacano yabo bitandukanye, kuko uretse Killerman wibwe channel ariko no bita Zeotrap nawe yibwe channel ariko naye kandi bayimwiba mu buryo nk'ubwo bibyemo Killerman, kuko Zeotrap nawe channel yibwa. Nabonye Killerman bivuga ko channel yibwe n'umuntu wo mu Burusiya ariko uwa Zeotrap wari wazihakinze we n'uwo muri Amerika. Uwibye channel za Zeotrap akomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi igihe izo channel ze zakurwagaho naga ari channel yiwe batwaye nayo bibye channel zigera kuri 3 ariko ntabwo yigeze yifuza gutangaza izo channel zindi zishamikiye kuye. Ariko zimwe muri izo channel n'ubundi ni z'abahanzi bari muri genge yiwe, abandi bahanzi b'abaraperi basanzwe bakorana bya hafi nabo channel zabo zari zibwe zabaye hacked. Ariko nawe mu minsi yashize channel ze zaje kuba zigaruka ku murongo neza, ubu ngubu arazifite. Ndetse kandi no bita Killerman nawe biza kuba byagenda gutyo. Tugeze kuri Regis we nawe yavuze ko mu minsi yashize channel yiwe nawe yo yatwawe cyangwa se yakuweho, ariko we ku ruhande rwe rurihariye narwo turaza kuba twabisobanura uburyo channel ze yabaye hacked cyangwa se uburyo channel yiwe yabaye yavuyeho akaza kwa yakandikira kuri statati harabambuje umugati. Tugaruke rero kuri bano babiri. Abo babiri nuza kureba channel ya Killerman ndetse niya Zeotrap uraza gusanga bombi icyaranze channel zabo nuko zikimara kuba hacked hari umuntu wahise ujya kuri channel zabo atangira kuba yapostinga ibintu, atangiye gupostinga ibi video biturutse ukabona n'ibi video biri live by'abantu bo hanze bo mu bihugu byo hanze, ariko nawe akaba ari mu buryo ari abantu bakomeye. Ukabona hari abantu baguhacking, hari ukuntu channel ba hacked noneho barangiza bagapostinga ibintu kibaza se ibi bintu byaturutse ni ibyande ni ibyahe. Reka ngushyemo nk'iyi foto uyirebe. Iyi foto ndakeye kuri kuyireba iyi ngiyi igaragaza kuri channel ya Zeotrap. Urabona ko ikimara kuba hacked mu minota 37 byonyine umuntu yahise ashyiraho live agaragaza ibintu, sinzi ibintu ari kugaragaza ko nureba uraza kureba ni Michael Saylor Bitcoin bull run ready to be confirmed BTC price prediction. Urabona uyu nguyu yahise ashyiraho live kuri channel yiwe. Live yiwe byonyine mu minota 37 yari kurebwa n'ibihumbi 51. Turaza kugaruka ku mpamvu ibi byabaye. Nuza kureba urabona ko bikimara kugenda gutya live yari kugarebwa no mu 51, ariko nanone niwibuka neza ku byabaye kuri channel ya Killerman nayo niko byari bimeze. Iyi channel ya Killerman ni yingi Big Mind Empire imaze kugira aba subscribers bigera kuri 500. Uwayihakinze nawe yahise yifata nawe ahita premiering aho live ikintu ari buze gucisha nacyo gisa nk'ibi ngibi. Turaza kwibaza impamvu ese kweki abahakazi benshi iyo bahakinze bahita direct binjira bakahita bazanaho aya ma live stream bakahita tangira gushyiraho izi video zitandukanye zitangaje z'abantu bo hanze kandi zikaziba zifite viewership yo hejuru. Ibi ngibi bikaba bituma abantu bahita babubana neza ko channel zabaye hacked. So aka kanya rero mu minsi yashize hari abantu bavuga bati wowe bita Killerman ntabwo channel ze zabaye hacked, bati ntabwo zaje kuba zakibwa ahubwo ari ni planka ni filime ari gutwikira. Nakaza kavuga se ni gute natwikira iyo filime yazinjiza ngaho ituma ndeka kwa uploading ituma nkuraho video zose. Urumva ko abantu bagiye babyibazaho bati ntabwo zari zahakinzwe ahubwo ni planka rwose basubizwe. Ntabwo bishoboka ko umuntu yakora planka ngo akore planka yo kuvuga ngo akureho channel yiwe. Abantu benshi bajya babona umuntu channel yavuyeho bakabyita planka, ariko na hano biba bihuriye rwose, na hano biba
bihuriye byo kuvuga ngo channel y'umuntu yavuyeho ngo niwe wayikuyeho kugira ngo akore prank cyangwa iki ko byagenda kose hose batunzwe na YouTube barabizi ko byibuze no gukora channel n'umunsi umwe ubu utabishobora kuko ubuzi ko hari byinshi uri guhomba. So uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe impamvu zitandukanye zituma channel ziba hacked, turebe ese ni gute twabikemura kugira ngo ibi bintu byo kuba abantu bahakingwa bibe byavaho. Tugiye kuba rero twabireba. Ushaka ibibazo tetse bigenda gute ngo YouTube channel ibe hacked? Uburyo YouTube channel yawe ishobora guhakwa cyangwa se kuba hacked cyangwa se uburyo wabyirinda nibyo tujye kugarukaho. Igice cya mbere tujye kuheraho, tujye guhera ku gice cy'uburyo channel yawe ishobora guhakingwa. Hari uburyo butandukanye abahakazi bakoresha kugira ngo binjire muri YouTube yawe. Rero uyu muri aka kanya tugiye kureba muri bumwe muri ubwo buryo butandukanye. Hari uburyo bwa phishing, ubwo nibwo buryo bwa mbere. Hari uburyo bita malware and killers, ni uburyo bwa kabiri. Ndetse kandi hari n'uburyo bwa weak password, hakaza n'uburyo bwa session hijacking, hakaza n'uburyo bwa social engineering. Hano turaza kwinjira social engineering ni uburyo bikorwamo, nabwo turaza kuba twabugaruka. Reka duhere ku buryo bwa phishing. Uburyo bwa phishing bukunda gukoreshwa cyane. Ibi nabyita nk'ubufatabuguzi bwo kwiba password kugira ngo byumve neza mu Kinyarwanda. Phishing rero ni uburyo abahakazi bakoresha bakohereza email, bakakohereza email cyangwa message bakwereka nkaho ari YouTube cyangwa Google kugira ngo bagusabe kwinjira kuri konti yawe. Nk'urugero, uhabwa email isa nk'iva kuri YouTube cyangwa iva kuri Google igusaba gukanda kuri link kugira ngo uhindure password cyangwa wongere uverify konti yawe. Iyo ukoze click kuri iyo link igushyira ku rubuga rumeze nk'urwa YouTube cyangwa Google ariko ruba ari fake. Rero iyo winjijemo email na password ahangaha abahakazi bahita babimenya bagahita binjira muri konti yawe. Uburyo rero bwo kubyirinda n'ubu ngubu, jya ureba neza URL y'urubuga uriho. Na rimwe Google izohereza link indi itari http://account.google.com. Na yindi link izaturuka kuri Google itariyo. Ikindi kandi niba ubajijwe password muri email nuyishyiremo, Google niyigeze isa password binyuze muri email na rimwe ntabwo igisa. Ikindi kandi ntugakande kuri link uri kubona muri email idasanzwe, nabyo biri mu bibitera. Reka tujye mu buryo bwa malware and killers, nabwo ni uburyo bashobora gukoresha baguhacking. Uburyo rero software mbi iraza ikakwiba amakuru yawe maze bikahita birangira. Nk'urugero, hari software zitandukanye, ntabwo ndibuze ko nazimentioninga hano, ariko hari software mbi arizo zitwa malware. Musanzwe muzi hari software and malware. Malware ubwo nyine ni software mbi, niko nabivuga. Malware rero ishobora kwinjira muri mudasobwa yawe igakurikirana ibyo wandika cyangwa ikiba amakuru yawe. Uko bikora rero, hano ushobora gukanda kuri file, nk'urugero iyo woherejwe muri email cyangwa kuri link utazi ugakanda. Iyo file iba ifite virus, ikayifata amakuru yawe. Iyo virus ibiri muri iyo file ifata amakuru yawe yose, harimo password, cookies ndetse na login session zose. Hari killers, software nazo ziba zigenzura buri jambo wandika. Iyo wanditse password ihita itwarwa, ubwo wumvishemo killers. Uburyo rero bwo kubyirinda rero nabyo, nukagenda none ufungura email attachment ubonye aho utaziva. Tuvuge niba umuntu akoresheje document utazi ngo ninde, ukahita ukanda, ntukakande. Hari abantu benshi bajya babona ama offers atandukanye, ukabona ni nga company iremereye iti turifuza gukorana nawe, twabonye uburyo abantu bakoresha YouTube benshi barabizi. Ubona company zitandukanye zikwandikira ziti turifuza gukorana nawe, twabonye nyine twakorana, twakunze uburyo ukoramo, turifuza. Abenshi nyine nuko baza bahakazi, then ugakanda uzi ko ari company mugiye gukorana, kumbe iri gushaka kuba yaguhacking account yawe. Hano ujye ukoresha antivirus nziza kandi ihora mu gukora update. Ikindi kandi irinde software zidakomoka ku mbuga zizewe, nk'izo ubonera ku mbuga zigurisha ibintu
by'ibinyoma nka cracked software niko navuga. Hari software ujya ku mbuga zigurisha ibintu by'ibinyoma cyangwa se zigurisha ibintu zitizewe, ukabona nyine izo software ujye wirinda kuzidownloadinga. Jya umenya software ahantu ho kudownloadingira software zizewe, kuko nanone izo software nizo zishobora kuba zaguteza ibibazo. Nk'abantu batunze iPhone barabizi ko hari software zitajya zijyamo, even no kuri computer bisanzwe hari software downloadinga wajya kuinstalla iyo window y'ubwayo ikabanza ikagusaba ko ubanza ukagenda ukarowinga access yo kugira ngo iyo software ukavuga uti ngenda byemeye, ariko nizeye risk yose iri buze kuba yava muri installation y'iyo software. Urumva iki computer ubwayo irabanza ikaguproteja ikanga no kuri iyo software yijyamo, ariko wowe ukagenda ukavuga ati yes allow, ugakanda ahantu handitse allow ukavuga ati nemeye ko ijya muri computer yanjye uko byagenda kose. Ubundi buryo rero bushobora gutuma habaho kuba hacked harimo uburyo bwa weak password. Uburyo hari igihe wakoresheje password iri weak. Hano navuga ijambo ry'ibanga rikomeye rumva muri mu rw'ikinyarwanda uko bikora. Rero iyo ukoresha password yoroshye nk'urugero 1 2 3 4 5 6, iyo ni password yoroshye nk'urugero, cyangwa YouTube 2024, ibi biroroshye cyane kuyimenya. Rero iyo ukoresha password imwe ahantu hose nko kuri Facebook, Gmail, YouTube, iyo bayimenye ahantu hamwe bashobora kuyikoresha no kuri YouTube yawe. Nabyo biri mu buryo bishobora gutuma umuntu aba hacked. Uburyo rero bwo kubyirinda, koresha password ikomeye ifite inyuguti nini, inyuguti ntoya, imibare n'ibimenyetso. Example 3xyt, ibintu byinshi cyane bidasobanutse, ugashyiramo imibare, ugashyiramo x, agatangaro, amarobas menshi cyane, ku buryo nyine iba ari password ikomeye ku buryo nawe undi muntu wapfa kuyikeka. Ikindi cya kabiri, gikoresha password manager nk'urugero nka Google Password Manager cyangwa Bitwarden, kugira ngo ubike password yawe neza. Kugira ngo ubike password zawe neza rero ushobora gukoresha Google Password Manager. Ikindi kandi jya uhindura password buri mezi 3, kuko nk'abantu batazi ku bintu bya YouTube nka channel yabaye hacked iyo hashira amezi 9 ntago ishobora kuba yagaruka. Niyo mpamvu rero ugomba guhindura password byibuza buri mezi 3. Hari ikindi gice bita session hijacking. Session hijacking nawo ni ubundi buryo bakoresha bahakinga YouTube yawe. Hano navuga ko babukoresha mu buryo bwo kwiba cookies zawe, niko navuga. Hano rero ko bikorwa rero iyo winjiye muri YouTube udafunze session cyangwa se udakoze logout, hari uburyo hackers ashobora kubona cookies zawe akazikoresha mu kwinjira kuri YouTube yawe. Bikunze kuba cyane iyo ukoresha wifi rusange cyangwa se public wifi niko navuga, nk'urugero nko muri cyber cafe, hoteli cyangwa ahantu hahurira abantu benshi. Hano ubuno buryo abantu benshi bakunda kubwibiraho ama password. Hano ubwo umuntu akaba yakwiba kwiba cookies umuntu. Tuvuge akenshi uri gukora ikintu, iyo uri gukoresha computer hari session zose zigenda zisigara muri computer. So iyo udakoze logout rero hari ukuntu umuntu aza akajya muri cookies akaba yakuramo password yawe. Rero uburyo bwo kwibyirinda, niba ukoresha wifi rusange jya ukoresha VPN kugira ngo ibanga ryawe ribe ritandukanye n'iry'abandi, kuko urabizi ko iyo uri kuri public wifi hari ukuntu mwese n'ubundi itangira gukura wifi zimwe. Ikindi jya ukanda logout igihe urangije gukoresha konti yawe kuri mudasobwa rusange. Mu gihe nanone kandi ukoresha computer ihuriyeho n'abandi, kora logout. Ikindi koresha incognito mode. Niba winjiye muri YouTube ukoresheje mudasobwa itari yawe, jya ukoresha incognito mode. Ubundi buryo rero nubwo bita social engineering. Hano no guhendwa n'abantu. Hano uko bikora, hari ubwo hackers ashobora kukwandikira yiyita umukozi wa YouTube akagusaba password cyangwa code ya two factor authentication. Ikindi kandi hano bashobora kukwizeza ibishimishye nk'uko bagiye kuguha impano cyangwa verification ya YouTube channel kugira ngo bakurege kugira ngo bagukushe mu mutego. Ibi nabyo rero biri mu bintu bishobora gutuma channel iba hacked. Uburyo bwo kubyirinda rero, ubwo na YouTube ntabwo bisaba password cyangwa code ya verification binyuze kuri email cyangwa message. Ntuzigere utanga code za verification ku muntu uwo ari wese, ahubwo ujye ushishoza mbere yo kwemera umuntu wese wakwandikiye avuga ko ari umukozi wa YouTube.
Ikindi hari uburyo bita 2FA bypass cyangwa se 2 factor authentication bypass. Hano ni uburyo bwo kunyura kuri 2 factor authentication baguhacking. Hano uko bikora rero abajura bashobora gutwara simukadi yawe bakayikoresha sim swap cyangwa se bagakora swap cyangwa bakanayitwara kugira ngo bakire code ya 2 factor, sibyo? Hano iyo babonye recovery email yawe bashobora kwinjiramo bagahindura ibintu byose. Uburyo bwo kubyirinda nta kundi gikoresha Google Authenticator aho gukoresha SMS kuri 2 factor authentication. Ikindi hindura recovery email yawe kugira ngo ibe secure, ukoreshe password ikomeye. Ikindi hano kandi jya ukoresha Google Advanced Protection Program niba ufite channel ifite agaciro kanini. Okay, ahangana nagiye inama bariya bafite nyine channel ziremereye cyane ko bakoresha system ya Google Advanced Protection Program. Reka twinjira mu gice cya kabiri icyo gukora niba YouTube yawe yabaye hacked. Hano niba YouTube yawe yabaye hacked, umuhakazi yakwinjiriye kuri YouTube yawe, ibintu ushobora gukora ni bikurikira. Kora recovery ya email yawe nimba batahinduye byose. Hindura password byihuse niba ugishoboye kwinjira kuri konti yawe. Ikindi kandi koresha Google Security Checkup kugira ngo urebe niba hari undi muntu ufite access kuri channel yawe. Ikindi utanga raporo kuri YouTube support niba konti yawe bayitwaye burundu, nabyo bishobora kuhita bigufasha kuyigarura. Mu gice cya gatatu rero turaza kureba ku buryo bwo kurinda YouTube channel yawe neza. Hano urakoreye usabwa gukoresha password ikomeye cyane kandi itandukanye niyo ukoresha ahandi. Ikindi shyiraho 2 factor authentication ukoresha Google Authenticate. Ikindi irinde gukanda kuri link ubonye muri email zitazwi. Ikindi gikoresha VPN niba uri kuri wifi rusange. Ikindi hindura password buri mezi byibuze 3. Ikindi shyiraho Google Advanced Protection niba ari ngombwa. Rero kurinda YouTube yawe ni ingenzi cyane niba ari channel ifite agaciro. Abahakazi bashobora gukoresha amayeri atandukanye, ariko niba ufite security ikomeye bizagorana ko bagufata. Jya ushyira mu bikorwa izi nama kugira ngo ugire ubwirinzi buhamye ku mbuga nkoranyambaga zawe, ibintu bikugendekere neza. Ejo bundi nawe utazaba uvuga ngo channel yanjye yabaye hacked, channel yanjye bayibye. Nanone kandi urumva ko ni kuno biba bimeze, ariko nanone dukunda kwibaza ese no kubera iki iyo channel bayihakinze, kuki iyo channel bayihakinze bahita bashyiraho ama live. Ushobora kwibaza ibino bintu, ariko nanjye njya mbyibazaho kuki iyo bahakinze channel bahita bashyiraho live zidasobanutse. Ukabona bashyizeho live zo muri China cyangwa se iz'ibindi bihugu, ariko nanone akenshi binanadufasha, nanone bituma tumenya umuntu wayihakinze ninde, iki akomoka, kuko abenshi iyo ari nk'umunyarwanda ntabwo rwose bahita bashyiraho, ntabwo agira ubwenge bwo gushyiraho ibyo bintu. So rero iyo abahakazi binjiye muri YouTube channel yawe akenshi bahita bashyiraho YouTube live zitarizo, cyane izerekeranye na cryptocurrency scam, nk'urugero Bitcoin, Ethereum n'izindi. Ibi babikora kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere ni ukugira ngo bibe abantu bakoreshe cryptocurrency scam. Ahangaha impamvu irumvikana. Urumva akenshi uba ufite channel nini. Rero akenshi bano bantu biba channel yo baba ari abahakazi, ari abahanga cyane ku buryo baba babizi neza ko channel yawe nubwo bayihakinga kuyigarura biri bukorohere cyane kandi igomba kwita kugarukira. Rero iyo barayiba kugira bakahita bayikoresha mu buryo bw'ubucuruzi bwabo, bakayikoresha mu buryo bwo guscaminga abantu, bamamariza ibikorwa byabo kugira ngo ibyo bite biza nyine, kugira ngo bahite babona abakiriya cyangwa se ibyo bari kwamamaza babiseringe fast mu gihe utaragarura channel yawe. Hano rero bahita bashyiraho YouTube live isa nkaho ari Elon Musk, Tesla, Binance, Ethereum Foundation cyangwa se Apple. Hano babeshya ko abantu uko bagiye gutanga double BTC cyangwa se Bitcoin ziri double, ndetse kandi bavuga ko umuntu wohereje amafaranga runaka azahabwa inshuro ebyiri zayo. Bati ni wohereza 0.1 BTC urakira 0.2 BTC. Ibi kuri abantu benshi bagashaka amafaranga byihuse bakabohereza crypto ariko bakayambura. Impamvu babikorayo nizi: iyo YouTube channel yawe yari ifite subscribers benshi, abahakazi bazikoresha kugira ngo bizeze abantu ko ari live nyazo kandi byoroheye abantu kugwa mu mutego. Hano biba byoroshye cyane.
ikindi kandi hari igihe bafata channel yawe bakayigurisha kuri black market. Iyi mpamvu nayo live baba bayishyizeho. Hano uko bikora rero, iyo bamaze kwiba channel yawe bashyiraho live kugira ngo bongere engagement ku bantu benshi, bigaragaze ko ari channel ikomeye. Nyuma y'igihe gito bagurisha channel yawe kuri black market, nk'urugero kuri Telegram, Discord cyangwa dark web. Abayigura rero bayihindura izina bakayikoresha mu bundi bucuruzi butemewe. Hano rero iyo ukuntu bikorwa, urumva iyo bafashe channel yawe bakayishyiraho live nk'urugero kugira ngo bongere engagement, barashyiraho baka-uploadinga iki live, then bo ubwabo bakayita bayiguriraho. Hari uburyo buhari bwo kugura live viewers, aba viewers bari live bakabyishyurira, then ukabona iri kurebwa n'abantu nk'ibihumbi nka 50 cyangwa ibihumbi 100. Icyo gihe rero iyo bamaje kubigenza gutyo, baba bari kugira ngo berekane ko iyo channel ifite abantu benshi, then bakahita yigurisha kuri black market. Ubwo ni kuri za Telegram, Discord cyangwa handi. None abayigura noneho bakayihindura izina bakayikoresha ibindi bintu bitandukanye by'ubucuruzi butemewe, bishobora kwangiza cyangwa se hahandi nawe ushobora no kutayibona. Hari n'ababura channel, n'abibwa channel zikahita ziva burundu. Rero impamvu babikora, YouTube channel zifite subscribers benshi, nk'urugero guhera ku 10,000 cyangwa 100 kuzamura, zigurishwa amafaranga menshi. Niyo mpamvu ibi babikora. Umuntu rero mucyo utangiye YouTube ashobora kugura iyi channel aho gutangira akora subscribers nshya. Rero ubwo urumva yahuye n'amahirwe agahura n'umuntu uyigura, arayigura akayimugurisha atitaye ko yayihakinze, nyirayo azayisubiza. Iyi ni mpamvu rero bashobora kuba bafata channel bagashyiraho aya ma live yabo, ni ukwinjiza amafaranga binjiza mu buryo bwa fraud. Hano uburyo babikoramo, iyo channel iri monetize, hackers bayikoresha mu kwamamaza ibintu bitemewe nka fake investment platform cyangwa pirated content. Murabizi ko hari uburyo bwa YouTube ahantu bita kwa kundi ushaka guseringa ibintu kuri YouTube, nabwo barabukoresha bagashyiraho ibintu ariko niba bitanga. Hano rero bahita bashyiraho live y'amafaranga, nk'urugero babyita ponzi scheme mu ndimi z'amahanga. Hano rero babeshya abantu ko bashobora gukuba kabiri amafaranga yabo bakoresha ubucuruzi bwa crypto cyangwa stock market. Abantu benshi rero bashukika bohereza amafaranga binyuze kuri crypto, abinyuze kuri Bitcoin cyangwa Ethereum, nyuma bakayoberwa irengero ryayo. Impamvu babikora rero, impamvu babikora hano bamenya ko YouTube ikunda gushyigikira live stream, bikabafasha kugera ku bantu benshi mu gihe gito. Iyo live imaze guca kuri channel ifite followers benshi, bamwe barabikurikira bakaba victim za scam. Indi mpamvu rero ya kane ituma ibi biba, harimo gutera ubwoba nyiri channel kugira ngo bitume bigorana kugaruriza channel yiwe, kuko nyine nanone akenshi bakize live, akenshi YouTube itifunga, amara kwifunga uwayihakinze akayigarura ku giti cye. Ko bikora rero, iyo bamaze kwinjira muri YouTube channel yawe bahita bahindura izina rya channel, profile picture na banner, monetization setting bakazihindura. Rero iyo bashyizeho fake live, YouTube ishobora guhagarika channel kuko iba irimo content y'ubujura cyangwa scam. Ikindi kandi hano imaje kuyihagarika, bigorana cyane kuyigarura kuko YouTube ishobora gutekereza ko ari we wabitangiye. Ibi ngibi bikaba byatuma nyuma iyo ubwayo bahita bayisubiza. Dore impamvu rero babikora. Iyo Google ihagaritse channel, abahakazi baba barangije ibikorwa byabo bagakomeza gushaka indi yo kwiba. Inyungu zabo baba bazikuyemo. Nyirayo rero arwana no kuyigarura bikamusaba igihe kinini, kandi byashoboka ko atayibona vuba kuko babigoranye YouTube barayikuyeho. Rero uburyo wakirinda guhura n'ibibazo, n'ubundi shyiraho two factor authentication, ukoreshe Google Authenticator, ukoreshe SMS, uhindure password buri mezi 3, kandi ukoreshe password ikomeye idakoreshwa ahandi. Ntugakande kandi kuri email zitandukanye cyangwa se suspicious email. Ntukemere gufungura email zivuga ko ziturutse kuri YouTube utabanje kureba neza. Ikindi, koresha antivirus nziza, irinde malware na keylogger zinjira muri computer yawe. Reba Google security checkup nziza. Niba channel rero bayitwaye, tanga raporo byihuse.
iyo hakaze rero bibyo YouTube channel akenshi bahita bashyiraho live fake kugira ngo nanone bahendahenda abantu. Nabyo namaje kugarukaho bikaba bigaragaza nk'abacuruzi ba crypto cyangwa bagurisha channel. Ibi nabyo biri mu bintu bituma channel abantu bayibye kenshi bahita bikora turadukoryo twabi. Tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha tureba ese bigenda gute, ese niyihe mpamvu. Tugarutse rero mu minsi yashize hari channel nyinshi zagiye zibwa, mwagiye mubibona, ariko reka tube duhini ahangaha, tube dusoreje ahangaha, n'ibindi tuzagenda tubigaruka. Tuba turi hano kugira ngo tubahereze update.